Arampamagaye ngo bera ngo biti ndamubwira nti ni byiza ngo netse ko nshaka ikiganiro ndamubwira nti ndi kwa muganga ndaza kuguhamagara. Yongeye kumpamagara ambwira ngo nuva kwa muganga ngo ufate moto nguze ngo unsure ngo ndabivuga uko yabimbwiye ngo uzunsure ngo nkumbuye yarambwiye ngo nkumbuye ibintu bibiri. Ndabwo nti se nibi ngo nkumbuye ibiryo ngo nkaba nkumbuye n'ibintu. Yewe yashaka kushaganyira ka shaganyura mu birere. Ndamubwira nti se ni kuki ibyo bintu bimbwiye ngo nabonye ngo uri umukobwa mwiza ngo nakweretse ngo marume ngarambwira ngo kukana ni keza ndagera ngo mbiyame nabashiki banyu ni beza. Yes, reka mbasuhuze inshuti mukurikiye Monde Stone TV. Iyi ni televiziyo nziza, televiziyo yaje ikenewe. Iyi televiziyo rero igiye kujya bagezeho ibiganiro bitandukanye iby'imyidagaduro, n'ibinarimba wenda tujye no muri politike ho gakeya tuzana abantu bayiziho batubwire tujye mu tuntu n'utundi nyine. Iyi ni televiziyo ije ikenewe, tugiye kubazanira impinduka nyinshi mutigeze mubona ku yandi ma televiziyo atandukanye. Rero kora subscribe nurangiza ukore share. Iyi televiziyo yitwa Monde Stone TV. Urumva kugira ngo mubyemere neza ko twaje tuje, murabona ko imbere yanyu twabazaniye umukobwa udasanzwe. Uyu mukobwa mubona kugira ngo muzane hano abe yicaye kuri izi televiziyo cyangwa kuri izi kamera byangoye. Mumwitegereze neza. Kamerama uzuminga ahantu hose, ariko wenda aho adashaka kuzuminga ntumuforcinge, ariko mugaragaze neza. Umukobwa mwiza koko. Uyu mukobwa tugiye kuganira ibintu bigiye bitandukanye. Ngewe nitwa Karabo K'Imana cyangwa se unyite Karahabutaka, Mr Confidence, Mr Romantic Nyange n'ayandi mazina agiye atandukanye wenda nashaka kubabwira kwera iki kizungezi turi kumwe. Yanteye ubwoba, nagize ubwoba. Munda harimo haratitira imisonga irimo iratera. Imisonga irimo iratera mu ahantu hose mu mara ndumva ibintu byanze. Basanga atariho yandirimbo. Ngo imisonga iratera. Baririmba gute? Baririmba gute? Witwa nde? Nitwa Bera. Nitwa Bera. Witwa Bera. Niryo zina ryonyine ufite? Bera iki se watwaye iryo? Wambwiye sha ukambwira n'akandi kazina wenda ufite ko byanshimisha kurushaho. Ikintu ritwaye. Dutware Bera ryonyine? Byo byiza. Yego. Bera ni muntu ki se? Bera ni umuntu usanzwe, ni umuntu nk'abandi. Nta bikabyo, nta birenze, mbese bari kumubona. Ni umuntu w'umuturage uri aho ngaho. Ni umukobwa cyangwa ubwo n'ubuzima bwawe bwite udashaka kuvugira hano? Sha abanyamakuru mugira umuntu. Ni umukobwa se, ubundi umukobwa si umugore. Bivuze ngo uri umugore? Undi umukobwa wese aba ari umugore. Ariko umugore si umukobwa. Umugore burya si umukobwa? Ariko umukobwa wese ni umugore? Umukobwa wese ni umugore. Gute se? Gute? Ese kukiri kumbaza ibintu by'urucabana kandi undeba ukuze. Turakwishimiye kukwakira kuri Monde Stone TV. Suza abantu barimo kukureba, suza abo bantu barimo kukureba. Suje cyane, ndabakunda cyane kubera ko dore impamvu mbakunda. Mpari kubera abo. Nicyo kintu gituma mbakunda nkanabishimira cyane. Badahari nanjye nago naba mpari. Ibintu byose rero ni magirirane. N'ubwuzuzanye mbese muri makeya. Nicyo gituma rero abantu mbakunda cyane. Ikintu rero nanone gihebuje mbakundira bakunda ko nkorera. Ni ukuntu bakora subscribe, bagasharinga, comment na like. Ngaho babwire badukoresha subscribe. Si bari kubyumva nyine. Bayikore rwose muyikore, dore umukobwa mwiza arabidusabiye, namwe mu byubahirize. Yego. Uri kavukire hano muri Kigali se cyangwa utuye mu ntara? Ntago ntuye mu ntara, ariko ndi kuba i Kigali. Ni ukuvuga ngo kavukire ni mu ntara ariko utuye i Kigali? Yes. Ariko waduhisha ubuzima bwawe kugira ngo sinzi ikintu watinye, kuko nk'ubu ngubu hari umuntu ugukurikiye w'umusore yatangiye gutekereza ati umukobwa nari mfite mu nzozi zanjye dore n'uyu nguyu, uyu niwe naryamaga nkarota,
avuga ati birabaye noneho mbonye umugore. Oya, icyo nabonye cyo abasore n'abakobwa muri iyi minsi ibyo bintu ibyo by'inzozi se n'indushye zigira. Nabo batubwira, ndabizi neza ko bisigaye ari business. Nyine ubwo sindakubwira uburi mu mishinga yabo ariko ntabwo buri muri plan. Urashaka kuvuga ko nta muntu ubu ngubu uri mu nzozi ze wifuza kubona umugore mwiza nkawe, kubona umukobwa mwiza nkawe akaba yakujyana mu rugo akakugira umugore? Ngiye kuntu nsigaye mbona ibintu bimeze nk'ubu njye nshobora kugushaka hari icyo ngushakaho, nakubeshya rero hari ukuntu mba mbona ibyo bintu atari byiza, kugira ngo mbeshye yuko nkunda wambwira yuko uri umwanzi wanjye weruye byanezeza kurenza uko wambwira ngo urankunda uje kumbabaza. Ako se hari umuntu we wakwanga koko rero ukuntu usadi uteye neza? Urakoze ariko abantu uko bitekereza ntago ariko undi muntu abitekereza. Yes. Cyangwa ukuri kubifata njye ntago ariko mbifata. Okay, ntacyo turagenda tuganira gake gake, turagenda tukwinjira uraza kutubwira neza. Mu buzima busanzwe se ukora iki? Mu buzima busanzwe rero ndi umwactrice wa filime no mu ndirimbo. Wagaragaye mu zihe filime? Hari filime bita Agahinda. Navuga cyane yabo cyane ngiye kubamamariza atari yihorere bazagushaka bakuha amafaranga natwe duheho tubamamarize. Hari yindi iri gusohoka bita Rika. Ni nyinshi ndeka gushaka ko nzivuga zose. Usibye oya ntacyo ubwo uri umukinnyi wa filime ko mbona se mu ibintu by'amafilime ari byo wagiyemo cyane kandi mbona no mu ndirimbo wabasha kwactinga neza. Ubundi ibintu byose tubishoboye ariko ntabwo ibintu byose bibonera rimwe, bigenda biza tape kuri tape. Ubwo wenda filime nizo zabanje kuboneka. Nko mu ndirimbo umuhanzi yashaka kugushyiramo wajyamo? Yes. Wajyamo iyo ari yo yose? Njye ntabwo ngendera kuri biriya bintu ngo ndumurukore ngo cyangwa ngiki ko. Reka nk'urugero tuvuge Melody agiye gusubiramo remix ya Kinyuma akaguhamagara akakwishyura inote zifatika, wajyamo? Nakazi. Kariya nakazi. Wabonye iriya ndirimbo Kinyuma ukuntu uriya mukobwa Shadibu yari ameze? Nawe wabikora? Nakubwiye birase birakaze. Kariya nakazi inshuti. Besinze abanyarwanda ukuntu mufata ibintu mukabiremereza mukabihindura nk'amabuye yagiye kuguta ku isi. Kariya nakazi kandi kugira ngo njye kwiba cyangwa kwicuruza nabikora. Hari abavuga ko biriya bintu rimwe na rimwe bari abakobwa bactinga muri video no mu buzima busanzwe baba babikora. Nawe nacira urubanza ko sindi Imana. Impamvu ntamucira urubanza uko abantu bakubona ntago ari Imana ikubona. Kandi icyo mfata ko ndicyo ntago ari Imana ifata ko ndicyo. Yes. Rero umuntu wese kandi ni bimwe umunyarwanda yavuze ngo namaco y'inda. Amaco y'inda rero atwigisha ibintu byinshi, gukora ibintu byinshi. Birumvikana nose ko hari nk'abantu bashobora kureba nk'iriya ndirimbo wenda ari umuntu wakuriye mu Mana bikaba byamugusha bitewe na acting arimo arabona urimo urakora uri kumwe n'umusore runaka mugakora ibintu hariya kuri kamera ugasanga none se biramuraruye. Okay. Urakoze kuri bw'icyo kibazo umbajije. Ariko nimbe nanjye nagiye imbere ya kamera. Ese wa wundi uri mu itorero uri kujya aho ahataboneka we byamugusha gute kandi nawe afite ahandi hantu ari kujya? Nimbe nawe ndi kubikora abantu bakabibona ariko bivuga ko harimo abantu bari kwita abakozi b'Imana sibyo barimo barakora ibintu bidakwiriye kandi bitwa ngo nabakozi b'Imana n'abapasiteri bla ntumbaze. Barahari se uzi bakora ibintu bidakwiriye ari abakozi b'Imana? Wenda nawe wasanga ubikora. Wenda jewe ibyanjye byo na Bibiliya iravuga ngo
tujye duhora twiyeza numva ariko ivuga ariko hari abakozi b'Imana suzi wenda wabuzi abakozi b'Imana byo tubyihorere sinzi na ofisi y'Imana niba ntago nzi ahantu bagiye kudeporiza kugira ngo bahinduke abakozi b'Imana ibyo rero ntabwo nabimenye reka twigarukire hakuno hanze karavugwa none se mu buzima busanzwe wabasha kwakitinga abahanzi baguhamagare? Okay, turaza kubaha nimero ariko ibintu wakitinga mu ndirimbo cyangwa se ibintu ukina nimba ujya ukina udufilime tw'urukundo ujya unabikora mu buzima busanzwe nimba hari umuntu mukundana ujye wakitinga neza ubimukore neza nka byandi mukora muri filime. Hari abantu usanga akora ibintu byiza muri filime ariko mu rugo rwe byaramunaniye ntago ari kubyumva kandi buriya ijya kurisha rigahera ku rugo kandi ikindi ujya gutera uburezi arabwibanza ntago najya kubutera umukinnyi mugenzi wanjye bizi neza ko ubundi kumwe nawe ntabwo namuhaye nawe urumva nakabuza filime nubwo yitwa filime ariko bari ubuzima bwa buri munsi duhura nabwo ubundi hari umudirekita wakunda kutubwira kandi nanone barabitubwira niyo nkubwiye ngo kina uri indaya iyambure wowe wiyambike uburaya haku buri muragushana abandi bantu bakureba njye ntago ndi kubagusha kubera ko banabyiyambika ntawe babwirije nta muntu uri kubadirectinga ubwo rero biba bisaba ngo ibintu turi gukina biba ari ubuzima bubaho niba bambiye gukina ndi imfubyi ndabikora kuko nzi neza ko niba ntari imfubyi ngiyewe ariko hanze hari umwana w'imfubyi uri kuba mu muhanda ndetse wabuze n'umufata icyo gihe rero ntabwo biba bikiri njyewe ahubwo mba nahindutse imfubyi kugira ngo wisanishe na wa muntu uri hanze uzayireba uzabona yuko kuko imfubyi zibabaye. Okay. Iyo filime ukina se mwasinyanye kontara ku buryo hageze nk'abandi bantu baba bakubonye ari ubwa mbere bafite nk'ama filime akomeye urugero nka babamenya ba Clapton ntago bagufata ngo bikunde mwasinye kontara yuko utajya ahandi hantu? Oya nta kontara nayo ni biraka nda update ku wese bagenera. Ni nk'iyihe filime wumva baguhamagaye byagushimisha? Ni nk'iyihe filime ubona mu Rwanda uvuga uti iyi nyigaragayemo byanezeza? Filime bita Impanga. Yabahavu Jeannette. Yego. Okay, uramukunda cyane? Yego, Bahavu Jeannette ndamukunda. Yavuze ubuzima yaciyemo uba wumva ari ikintu uba wumva ari ubuzima bugomba kukumotiva nawe ukihangana ukarwanira icyo ushaka mpaka ukigezeho. Ubwo ukunda iriya filime ugakunda na Bahavu Jeannette ahubwo uri umufana wa Bahavu Jeannette? Jeannette Bahavu ndamukunda cyane, ni mwiza, asika neza, avuga neza, agira umutima mwiza, ndamukunda pe. Yego. Ni iki wamwisabira se karimo arakureba? Arimo arakureba agira ikintu musaba tu? Ikintu namusaba abaye akinyemereye urumva ibi nago icyo namusaba nago nakikubwira ariko icyo wenda navugira hano kirika yemeye tugahura nyine nibwo nakimusaba. Nzabahuze? Wabigize neza cyane. Ko ndamukunda. Ntacyo uretse ndaza kumuhamagara mwohereze naga screenshot kibi wavuze turebe icyo reaction ye. Byiza cyane rero nizere ko abantu mukomeje kunezererwa n'iki kiganiro. Uyu ni umukobwa mwiza cyane twabatumiriye kugira ngo aze adufashe kugira ngo tube tubaganiriza. Murabona yuko ni umukobwa rwose w'umunyarwandakazi azi kuganira neza. Azi kuganira neza, hari nk'umukobwa ushobora kuganiriza ukabona birakariyemo n'icyo ariko uyu nguyu urabona ko azi umuco wa Kinyarwanda icyari cyo cyangwa se uwari wo. Yes. None Bera. Oui. Uyu munsi wa none ufite izihe nzozi mu byerekeranye na filime? Urifuza kuba uwuhe muntu mu minsi iri imbere mu bijyanye na filime? Jewe mu
umuntu nifuza kuba we cyana umuntu nifuza gutera mu kirenge nk'iki nkagera ku rwego nk'urwe nabikubwiye ni Jeannette Bahava. Urifuza kumera nka Jeannette Bahava? Yes, Jeannette Bahava. N'ubu star afite cyangwa urifuza kugira filime imeze nk'impanga series ariko mu mafaranga wenda ukamurenga? Urumva ahantu ho unjyanye mu rundi rwego rwo kuvuga urumva nifuje kumurenga, yego Imana yabigenye byabaho, ariko icyo gihe nshobora kuvuga nti ndifuza kumurenga akajyanisha ari mufitiye kandi nta mutima mubi ndamukunda. Ndifuza ko nyine arakunzwe, nicyo kintu cya mbere, avuga imvugo ye ituma abantu bamukunda, umutima mwiza agira utuma abantu bose bamwiyumvamo, si hano mu gihugu cyacu ndetse na hanze na nyuma y'iki gihugu cyacu baramukunze, hanze y'iki gihugu cyacu. Ikindi face yiwe ariko ndavuga gutyo kumva ngamfata muri ba bantu njya numva ngo bari hano hanze bagira gute? Abarezibiyene. Jye sindiwe tagira umuntu uza gutera comment ariko mugani ubwo uvuze ibintu unyibutsa ibindi twigeze kuganiraho, iby'umukunzi wanze kubivugaho, kandi none uravuze uti si abantu batagira ngo umurezibiyene, kubera iki by'umukunzi utabivuzeho? Hari impamvu runaka, erega ntago ari ngombwa kugira ngo ibintu byose uko winjiye mu itangazamakuru tubivuga. Hari ibyo ugomba kuvuga n'ibigomba kuba secret. Ushobora kuba nta mukunzi ufite ariko umuntu urimo urakureba ukaba uri umwe mu bantu yifuzaga, ari we mukunzi yifuzaga, umeze nkawe neza neza. Impamvu nari kubivuga rero ndumva bakomeje kuyihatiriza njye nuko nafata decision y'icyo kintu. Ariko wari ubizi kuri mwiza? Urakoze, ntawe umenya ko ari mwiza. Uri mwiza ati. Hari abantu njye numva bavuga ngo umuntu afite amaso nk'ay'inyana, ariko inyana burya ugiye kureba inyana ireba nabi. Wowe rero reba muri kamera neza nkubwire mama, uri mwiza, ufite amenyo meza, uziko ujya kumera nk'abamarayika neza neza. Ibyo byo ni ibikabyo abantu ntibaza. Ntabwo ari ibikabyo, yo romantike ni ubundi ngiye kugutereta rero. Nimba udafite umukunzi, reka mbanze nkutereteho gato ndebe ko nimba hari umuntu uzagushaka urimo urakureba hano abone ko uri umukobwa byibura waba romantike, mbabara worohemo uzanterete. Ariko nafashe decision y'icyo kintu kuko nakubwiye ko nta decision ni nafata. Niyo mpamvu rero ibintu uri kuvuga ibintu by'abakunzi, urumva ntago mfite umwanya wo gutesha umuntu igihe, kandi nanjye ntago mfite umwanya wo kugira ngo umuntu antere igihe. Ko igihe kirahenda. Nuko hari igihe wasenze. Hariho uzi uri umuntu. Gusa nuko ntari nafata umwanzuro w'iki kintu. Ariko nyine nakwajije, urabizi ko nawe uri mwiza? Oya, ntago nari mbizi ariko ndabimenye. Uzi ko se uri nta nakantu ujya wibonaho keza? Mbwira ikintu ku mubiri wawe ureba ukavuga uti iki kintu ndabona ari cyiza kuko ku mubiri wanjye. Era yuko tekereza buretse bantu ufata agapose, fata akanya bantu utekereze, witekereze urebe, uhere ku musatsi, ku matwi, amaso, iminwa, kumanuka kugeza hehe ku birenge. Ubwo ikintu nzi mfite nishimira. Kitondera ugitekereze neza, ukitubwire neza ikintu ufite rwose. Ureba nawe ukavuga uti iki kintu nicyo. Urabisanga turi kunyuranye. Oya, ntago turi bunyuranyeho muri ikintu nzi nishimira, Imana itakimana ariko kiyigira nkunda kuba ndi inzobe. Wow. Ni byiza cyane. Hari abantu rero mwari murindira ikiri kiragiye kuvuga, nta kundi mwihangane. Yes. None se cyane mba numva rishima kuri njye uko niyo ntaba inzobe byakunda nari kwisiga. Ukunda mbese ubwo ukunda inzobe cyane, umuntu w'inzobe? Ariko ntago abahungu b'inzobe mbakunda. Ariko se ubwo none ubu subu kubyishe byose, ubu irondo ryivanze n'ibisambo. Ubu hari umusore w'inzobe wari ugukunze yifitiye ubuzima bwiza, avuga ati uyu mukobwa ngiye kumudatinga, ngiye kumutereta ndebe uko bimeze, none wisumukatira. Umuntu w'inzobe ntiwamukunda umusore?
sha uzi ko ukundeye n'umukobwa n'umusore w'inzobe mwaba muberanye wapi tekereza muri kumwe wapi ndago muganira musomana nakirirwa nanayitekereza musomana gake gake mwongorera mubwira uti nta nubwo rwose icyo gitekerezo cyakirirwa kirinda muri mayindi wapi okay urifuza umusore umeze gute nzabikubwira nyine nifata uwo mwanzuro okay naho ko ukunda umusore umeze gute nzabikubwira nifata umusore mwiza kuri wowe n'ubuteye gute nzabikubwira nifata uwo mwanzuro kubera ko kuko ndiba kugutereta bigoye urabona umuhungu ukwiruka inyuma utamumaraho amafaranga aniruka inyuma nkundagirane umuhungu nyine ugutereta kundi budatereteka uruhamo manura ibiciro nakubwiye ngo uruhamo turebe ko ubasha gutereteka ngiye izi ko nakubonye mu kanya dukoze ikiganiro neza ntusumira numvaga imisonga ahantu hose ngiye cyese mu marangu najyaga kujya gucya nkumva ikintu gikubitiye mu mugongo ahubwo navuga se abantu bari buze kubitekereza gute nibaza gutekereza ko ibi bintu iri tangazamakuru ntazi kurikora neza kubera ko ntabizi kandi nukubera wowe nyine wanjagaraje mu bwonko kandi singege nyine hari n'abarimo kukureba wabajagaraje byatari ubu hari abatangiye kugira hari uwo nabonye ko kuri MI yarimo aravuga ngo yaramaze ngo imyaka ngo nimba ngo ari 11 ngo yikinisha ngo kubera ngo yikinisha ngo warabibonye yarari mu kihe gihugu ni umunyarwanda ngo yarebaga gutera Knowless ngo bikamutera kwikinisha uko ntago akabonye mbere yo kujya kwikinisha basi yaragiye downtown hariya areba ibyana byiza biba bihari Nese nawe kuri umwe muri ibyo byana byiza ko mbona kukwigondera bitoroshye abo ni byana byiza biba bihari cyangwa ni impumye ntareba kugira ngo afate uwo mwanzuro wo kwikinisha ubundi umuntu wikinisha wikinisha nanjye simbishyigikira yabuze iki bora kugira ngo nikinisha Fazari naza nkakubwira nti ndagukunda umva zigakamwe zitahanye hari n'abakobwa bingurutse ushobora kumubwira ko umukunda agahita kwasa urushya ariko ugenda uvuga uti n'ubundi nta nkubita nimbihuriramo n'ibibazo nta kundi ndihangana erega ntabwo umuntu apfa gukubita undi gutyo kinyengi ahubwo biterwa n'uburyo umuntu yaje okay nibyo reka tugire rero tuze no kugana ku musozo ariko mbere yuko tugana ku musozo ni igiki wifuza kubwira abantu barimo kukureba ikintu cya mbere rata nababwira babanze bakore subscribe bakore share comment na like ibyo bintu niyo babikora ni ukuri barabanshyigikiye abanteye inkunga ikomeye cyane barabadushyigikiye twese muri rusange so ngiye kubaza ibibazo bitatu murekure sibyo mbazi kandi abantu murimo muratureba nimuze gutanga commentaire mutukana twebwe iyi televiziyo yacu nababwiye ngo ibereyeho kugira ngo tubahereze entertainment iri full tuba tugira ngo tubashimishe ntimukagire ngo wenda uyu mukobwa twamwinjiriye hari abantu ushobora gutukana ngo karabo ngo uyu mukobwa ngo amubajije ibintu gutaka kumubaza ariko tuba turimo turiganirira ni entertainment ni imyidagaduro uracyari isugi cyangwa nturiyo uracyari isugi ubwo igihe nibanga ry'ubuzima bwanjye bwite shawa wadusubije nagusubije okay aho ngaho nyine ubwo uradukatiye none se ufite umu ex Bairisi Yesu wowe uwagusaka yakuburana intumbi yabo oya nabo ntago bibeshya ntago babura urubwo ufite umu ex njyewe cyeka n'uwari uwo mu myaka wenda 10 kandi urumva icyo gihe si ese wigeze nk'umuntu mushobora gukundana wumva icyo yagusaba cyose wakimuha
igikisi uko sansabye kumupfira kandi ntari oya wenda ibyo gupfira tubive ibintu bigaragara gutya bisanzwe ubwo sansabye icyo nafite oya icyo waba ufite tu ntabwo nshobora kukwemerera icyo gisubizo mu bwenge icyo nsabye cyose nakimuha kuko nabamubeshye sibyo nabamubeshye pe yego hari ugukunda umuntu ukamukunda pe ariko burya n'umuntu njyambwiye ngo ndagukunda ku buryo ngo icyo nsabye cyose nakiguha. Okay, reka none mbivuge muri ubu buryo. Bisaba kwiyica yakica se. Umuhungu mukundana, umukunda nawe. Agusabye ko muryamana wabyemera cyane wabyemera. Ngewe ntabwo nabyemera. Kubera iki? Kubera ko impamvu. Kandi abakobwa bari guhura nabyo cyane muri iyi minsi. Umuhungu akwiriye ku buryo ki agukunda ndetse we yanagupfira pe. No kuvuga ati ubwo agatangira ngusheringo n'insingo wansuye ibini ubwa mbere ukanga kabiri gatatu ntabwo ubashe kumuhakanira ndetse hari n'ubwa mbere utabasha no kumuhakanira avuga ati shiratanyanga ibini byarangoye kumubona reka nkubwire sibyo inshuti nyanshuti nakuze ariko nubavuga inshuti nyanshuti ntiguhatira gukora imibonano mpuzabitsina. Ese ubwo ari umuntu muteganya kubana? Umuntu muteganya kubana se yakurindiriye niba none yumva afite amashyushyu yo kugira ngo muryamane akihutisha ubukwe. Ese ko hari abo ngo umuntu ageza mu rugo ugasanga mu gahunda yo mu buriri nta kigenda ari nayo mpamvu ingo zirimo ziratandukana cyane. Kwihangana kuko ibyaye ikibazo irakirigata. Ukihanganira umuntu forever. Urumva niba mwafashe decision mwembi yo kubana sibyo mugomba kubwizanya ukuri siko kuri icyo cyose cyo iki ku buryo yakubwira ko mu buriri we ku giti cye mu buriri bitazagenda neza. Ikibazo wambaje ngo ndacyari isugi nkubwiye ngo ndi isugi ntariyo we ufite icyo gipimo kiri bukwereke ko ndi isugi cyangwa ntariyo hari icyo ufite. Wenda ibyo byo twabisimbutse udutego twose wagiye udusimbuka numvise uri umuhanga cyane. Ahubwo icyo ndimo ndakubaza nk'umukobwa akubwiye ati jewe gahunda zo mu buriri ntizimeze neza mukiri muri fiançailles ntago zagenda neza waba ukimujyanye ntizimeze neza gute nge ntabwo ndi kubisobanukirwa kandi ndakeka nayo ntari kubisobanukirwa n'umuntu dukurikiye ntago yakumva icyo ushatse kuvuga. Okay, tuzi abakobwa abagore ubyumva abagore bita ba mukaga yavuga ngo ni ba mukagatare badafite iki niki cyariko ibyo bintu ntago njyemera. Okay, sawa ndajya mbumva ujye ubumva none ubwo umujyanye ugasanga ari uko bimeze se kandi wenda muri fiançailles byari kuzakemuka yarakubwije ukuri imbere aho kugira ngo mu rusenye byara urugo rwamaje kubaho. Njya numva abakuru najya numva amukecuru twaduturanya cyangwa ndavuga ngo nyakagori rutanyagakobwa urumva aho kugira ngo umbone tugifianzanye so wambona twamaze kubana sibyo. Ikibazo nyine mubonanye nkubonye gutyo nkasanga ibyo bibazo birahari nkasanga gahunda yo mubiri hari nk'umukobwa nk'umugore ushobora kumuzana uretse gato mutararyamanye sibyo. Ntabwo ndimo gushishikariza abantu kuryamana ni bibi ariko tuba turimo turagana kugira ngo twigishe abantu. Wamugeza mu rugo mwajya muri gahunda yo mu buriri agahita akubwira ati oya buretse ugasanga wenda afite nk'ibintu by'ama infection ntiyigeze abikubwira ugasanga se ni mukagatare nk'uko bajya babivuga ibyo bintu ubyumva gute? Infection se mujya gufata decision yo kubana mutaravuye kwa muganga si babapima se nese babapima n'ama infection Yesu uburenganzira bwanyu ugomba kubisaba cyangwa babapima ibijyanye n'inda bakabapima sida nta bindi bapima iyo bagufashe ikizamini n'ama infection bizamo byose ikizamini nshuti wenda sinari najyayo ariko njya mpamya neza ko iyo bafashe ibizamini nk'ibyo ikizamini kimwe ushobora kugufata ikizamini cy'amaraso aho ugasanga kivuyemo ibizamini 14 sibyo. Rero iyo bagufashe ikizamini cy'inkari ndatekereza ko n'ubundi babikorera rimwe. Aho nari mbizi. Okay. Hari umuntu hano turi kumwe ugukunda cyane arambaje ati usanze umuhungu usanze nta kigenda
rero buriya wenda uretse ko umuco uri kugenda usa nkaho uri gukendera ariko njya numva ko niba hari ikintu abantu yatinyaga gusenya sibyo kandi njya numva ibintu si bikiri nka kera hajeho ubuvuzi butandukanye ubwo rero wabanza ukarwariza muri izo nzira zo kuvuza ibintu nk'ibyo wenda byakanga akaba ari gufata umwanzuro wo kugera gute wo gutandukana wabikora nawe usanze umuhungu nta kuntu bigenda mu buriri munsi ya supanete nako ngo tubivuge mu buryo bwiyubashye ubundi izo mvugo zica ikinyarwanda cya nyacyo mwazikuye oke ntacyo we mbwira usanze icyo gikorwa kitagenda neza nawe urugo rwasenyuka njyewe se byaba bigoranye cyane wamwihanganira nakihangana bitewe n'uko egereza mikoro neza ariko ntabwo bantu utazi gufata mikoro bisa nka yifate neza turebe ntayifata neza se yiyegereze basi mbabarira jya wiyegereza mikoro sha ariko wabonye abakobwa b'iki gihe benshi bazi gufata mikoro neza wowe uri uwahe ko mbona uri umusirimu ibyo biri byo kutamenya gufata mikoro wabikuye arya utyo ikijumba bagiye gutamira utyo gutyo ifata neza bien ntureba yegereze kuri n'umukomono ariko umva ubanza hari ikintu ushaka gusa kubera ko nuko nguko urumva mfite ijwi rirahagije ariko yiyegereje neza byanshimisha basi nyubaha ndubaha ariko ntabwo ndi bwubahe ibintu byawe mwese ko ari mikoro koko ubona ari ikintu kidasanzwe sibwo ntiyavuga njye nari nakubengera ngo ntugire isoni kumbi ndabona isoni zakwishe njyewe isoni ariko umukobwa burya ntugira isoni none se ubwo ubundi ndagushiraho isoni wangize uti nta kintu turi gupfa cyatuma rero ngushiraho isoni nishimiye guhura nawe mu kiganiro twabyishimiye cyane nakubonye ahantu ndavuga uyu mukobwa nzamubona gute nzamufatisha nte kugira ngo aze dukorane ikiganiro nibyo ubu n'ubu ndacyakwita umukobwa erega nturambwira ubuzima neza bwawe bwite ngo umenye nimba nzamvuga mama runaka ese bajyanye ibyo naguhaye ko bihagije mbese kugira ngo nujya kuguza miliyoni 100 kuri banki bahita baterura baguhereze oya kandi kugira ngo banki ikwizere irabanza ikaguha nke ikabona uburyo ki uri kuzishyura ubutaha none ntukaza niba yaguhaye 10 ubutaha biguha 15 ukagenda yongera paka ugize kuri za miliyoni 100 okay sasa rero nkuko nakubwiye ikiganiro ni nkaho tugiye kugisoza ndagira ngo ndashaka kureba ukuntu ubyinaho gatoya ushekingeho gato basi tubanze turebe koko n'uwo muhanzi wakurebye akavuga ati uyu mukobwa bwatubwengazi kubyina nadukubitira akantu inzo nyine ubimukorere tu tubyinira akantu ngiye gukinira akaziki unyeganyegeho gato byibura ngiye kuririmba irandimbo yitwa kinyuma uyibyineho gato turebe ejo noma tago wakinyuma ugise ubundi akinyuma wakumvise miki cyangwa ugafitemo ubuhe okay reka twifatira iriya yitwa Azana Gerega Bruce Melody ndimo ndamukunda cyane nta kuntu wagerageza ukuntu ubyinaho gatoya turebe ngaba basirika musaba akantu gato sibyo hagurukaho gatoya ubanze basi abantu bakubone babone nabo bahanze bashaka kugwibira barebe igihagararo barebe kuntu uteye neza nabyo rigabira konta uragaragara neza yego ariko haguruka nataye turebe kuko ko mu ndirimbo ibintu bizaba bimeze neza okay ariko wenda icyo rekanye kwemerera ko ndi buhaguruke ariko ibintu byo kubyina wenda kubyina ntacyo uze guhaguruka gusa ndabikora icyo cyo ndakigukorera byiza cyane so nagushimiye rero tugiranye ikiganiro cyiza kandi uri umwana mwiza rero ndagira ngo abantu bagukunze bafite ayo mafilime yabo
bifuza kuba bagushyiramo cyangwa se nabo bahanzi? Ese mu bahanzi ukunda nde? Ni uwuhe muhanzi ukunda cyane? nkunda mu bahanzikazi cyane nkunda cyane hari indirimbo nkumva ndabikunze kandi ndanabikunda cyane. Ni Clarisse Karasira. Clarisse Karasira uramukunda cyane? Clarisse Karasira ndamukunda. Afite n'igitaramo muri uku kwezi. Uzajyayo kumushyigikira muri Amerika? Ye mfite ubushobozi najyayo kubera yuko buriya umuntu ukunda icyo ufite n'icyo umuha. Okay. Undi ukunda ninde? Undi nkunda ni umwana bamwita Neringabo. Neringabo. Undi umukurikiye bamwita Yago. Yago Pundati top shata. Yes, ko ntago umugambi w'Imana uba ari uw'ejo. Ngabwira Yago igira ikintu mwibwirira rero. Gira ikintu ubwira Yago, ndabizi ko nawe araza kugusubiza, ndamuhereza ka screenshot. Yago ndamukunda hari. We mubwire nkaho muri kumwe, mubwire. We mubwire. Okay. Yago ndagukunda. Nkunda ijwi ryawe, ikindi nkunda face yawe, nkunda igihagararo cyawe. So waririmbye indirimbo nkora ku mutima koko ntago umugambi w'Imana uba ari uw'ejo. Ikindi nta nubwo yicanga itutekereza ku kanya ahubwo uburiho. Yes. Wow. Yago urumva ko uyu mukobwa we yarakwihebeye cyane, ahubwo ngewe reka musabire, urimo urakora indirimbo nyinshi kandi nziza, mushyire muri video kabisa. Mushyire muri video nawe umukubite ku biceraze kwamamarize kabisa. Nabwira byanezeza cyane mpuye nawe. Urashaka nkuze nawe? Byaburirega iyo ukunda umuntu basi uzapfa ugerageza. Yagura reka muguhamagarire kuko bizaruta gupfa ugerageza biruta gupfa utaragerageje. Muguhamagarire? Nta kibazo. Kamuguhamagarire rwose Yago. Tugiye guhamagara Yago tumuhuze n'umukobwa wamwihebeye. Yago for real. Yago ni umuntu mwiza cyane rero. Katumuhamagare, ari muri Nigeria, tugiye gukoresha WhatsApp. Abantu mwari mwaranamutegeje mwaramubuze, ntago ari mu Rwanda, arimo arakora ibitaramo muri Nigeria, ariko araza muri iyi minsi. Kamuhamagare muguhe rwose, n'abantu mwari mumukumbuye musenge ture ko aza kwitaba uyu mukobwa mubavugishirize. Katurebe, ndabona isa nkaho iri biza ariko ushobora no gucamo iciyemo. Katurebe. Nagize akavorime gato. Uyu bamwita Yago top shata, umuhanzi ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda no hanze. Ejo mundi nasimbukiye i Burundi nsanga niwe muhanzi urimo uratrendinga i Burundi. Hari ahantu bita kuri za Tanganyika, hari aho bita mu Kabezi, aho bita mu Kinama. Yago yabaye Yago kabisa. Bari muri Nigeria, ndabona ivuyeho. Shobora kuba ahuze, shobora kuba ahuze cyane kuko nabonye arimo arakora ibikorwa bikomeye n'abahanzi bo muri Nigeria. Ntago we arabyitangariza ariko buri azabivuga. Ntacyo, buri nzaguhuza nawe naza mu Rwanda. Genda bikwemereye. Nge nzaguhuza nawe, muzaba mubikurikiye hano kuri Monde Stone TV. Abantu ubwo ndimo ndibwira abadukurikiye. So rero abantu mwari mudukurikiye, dukomeje kuza tubazanira ibyiza byinshi cyane, turi mu kazi kose mbese. Mukomeze murindire, turajya tubagezaho inkuru nziza kandi zisukuye. Uyu mukobwa rero ngiye kumuha umwanya bakubite nimero n'indi mirongo akoresha ku mbuga nkoranyambaga. Umukeneye kugira ngo amuhereze akazi amubone, ariko ndagira ngo mbanze niyama bahungu b'indaya
sinshaka abahungu b'indaya muza kunteshereza umutwe uyu mukobwa ni umukobwa usobanutse, ni umukobwa wiyubaha, ngewe mubona navuze si uyu mukobwa akora hahandi hakomeye, ahantu hakomeye cyane ngira, ariko nyuma aza kunyibwira numva ibyo akora nuko, ariko ni umukobwa mwiza, aritonda, afite discipline rwose nk'iy'abayobozi, discipline nziza cyane. Si wiyubaha rata? Isirego yitibashye ntawo kubaha. Yes. Rero ndagira ngo bampere nimero, ariko abantu baza kuzana ibintu by'ubushurashuzi tubanze tubiyame, sibyo? Yes. Ahantu bakubwira ngo barashaka ibintu byo kujaganyurana, ngo barashaka ibintu ngo byewe sibyo? Nibyo. Byo kugira gute? Kusetse? Ukuntu uvuze ngo kujaganyura. Ese ntabwo uzi abahungu b'iki gihe basigaye bagenda imitsi ireze, ashaka ngo umukobwa ajaganyura, akava hano akava za Nyarutarama akaminuka umutsi wireza, ati umukobwa arihe ngo njaganye. Abavuna muheto babuze ibyo barya, babuze n'ibyo barya ngo barashaka abakobwa bo kujaganyura. Mwagiye gukora mwangegeramo. Sawa. Urumva se rata? Ese ubwo uranseka nawe? We ntabwo uzi abahungu b'iki gihe bafite imitsi, none ngo basigaye bajya no gufata imitsi. N'ubwa mbere. Umva mbanze nkubwire. Aba bahungu mubitondere. Bano bahungu bihaye ibintu byo kujaganya. Urumva umukobwa mwiza? Basigaye ngo banywa imiti ngo nimba yitwa ngo vya, nimba ari vyagara, ngo nimba ari iriya mitindagasa ni rero. Ngo barayinywa imitsi karege ikagenda ikangana na shyari. Akagenda ashaka kubajaganyura. Ubwo iyo amufatishije rero umukobwa bagatowe. Umukobwa wahuye n'uwo muburagasani wafashe ibyo bya vyagara byamubyimbishije. Iriya mitsi yareze yenda guturika. Jubare ko bakorera zabahemberega. Ubu hari urimo arakureba akibaza ati se uriya mukobwa twabonana gute ngo twibeta ahantu tujaganyurane. Banzu bihanize bakatire nurangiza ubahe nimero. Bakatira abo bantu bashaka kujaganyurana, abadashaka kujaganyurana bafite gahunda ya nyayo bahereze nimero. Okay, urakoze cyane. Nubwo narindi guseka, no guseka byongera iminsi yo kubaho, ariko iki kintu uvuze nicyo. Ushize byambayeho, ndagira ngo nihanize kandi nihanize pe. Ko ntago nshaka gufata umuntu ngo muteshe igihe cyananja nteshe igihe. Ko nta mwanya mfite wo kuganira kuri ibyo nshaka. Umutwe wanjye uri gutekereza ese ejo nzaba ngeze he? Ejo nshaka kugera kuri iki. Ndago mfite umwanya wo gutekereza umuntu umbwira ngo ngejo ngo wansuye. Bushize ubwo mperuka mu kiganiro nagiye kumva numva umuntu arampamagaye ngo bera ngo biti. Ndamubwira nti ni byiza. Ngunetse ko nshaka ikiganiro, ndamubwira nti ndi kwa muganga ndaza kuguhamagara. Yongeye kumpamagara ambwira ngo nuva kwa muganga ngo ufate moto nguze ngo unsure, ngo ndabivuga uko yabimbwiye ngo uzunsure ngo nkumbuye, yarambwiye ngo nkumbuye ibintu bibiri. Ndabona ati se nibi ngo nkumbuye ibiryo ngo nkaba nkumbuye n'ibintu. Yewe yashaka kushaganyura ka caganyura mu birere. Ndamubwira nti se ni kuki ibyo bintu bimbwiye? Ngo nabonye ngo uri umukobwa mwiza. Ngo nakweretse ngo marume ngarambwira ngo kukana ni keza. Ndagira ngo mbiyame nabashiki banyu ni beza. Ikindi nuri kubeshya ngo uramukunda, ko ntago wabwira umuntu ngo uramukunda wangiza ngo mpamagare. Igizayo. Nuri kubeshya sayizi nawe ni mwiza. Ndagira nkumenyesha ko nta mukobwa mubi ubaho. Jugunya hirya. Abantu bari kumpamagara bambwira ngo ngufata moto ntunzi uretse mu kiganiro. Nimero yanjye uyikuye mu kiganiro. Katira. Uyibonye kuri screen. Nta handi hantu nzi, nta yandi makuru mfiteho. Ese mbaye ndwaye sida. Katira ingegera. Mbaye ndwaye sida wabigenza utubwo ngubwo. Uyu uramamagaye ngo ufata moto ngo ndayikwishyura uranguze ngo nsange ngo geta. Ese ukeka ko ngiye nta mafaranga ngere kwishyurira moto? Ubu ko ngana uku nguku naho waba utuye he nabura amafaranga agace kose kari hano mu mujyi wa Kigali. Ku buryo wambwira ngo ufata moto ndayikwishyurira, ndakwiyamye mpamagara umbaza ibijyanye n'akazi gusa nta kindi. Na ibyo bintu ngo ndashaka ko tuba inshuti n'ubundi kumuganura garuka
ugarukana ubujajwa bwawe ngo duhuye ryari iyo yaduhuye bundi ko hahura imihanda ngewe urashaka guhura nanjye mu buginzi yegora akoma ukacyara waba kubaza iki bundi mwifata abantu ngo mubakinishe ihere nimero abantu bikubabaza mama kibondo ntago ari njye gusa ntago ari we gusa ntago ari njye gusa kuko ntago ari njye mukobwa reka ko numva imitsi yabo ibiho rireze nshobora no kuba nicaye ariko ndi no kuvugira na bagenzi banjye yego bigomba nabo bari kubibakora gutubwira umuntu wundi ngo ukumbuye ibintu wagiye mu isoko ukabirangura cyangwa ukagenda ese binako yavuga akumbuye n'ibiki we mubabarira n'ibiki wambwiye nkagwa nimero ye ukamubaza n'ibiki yavugaga ati mbwira ngo ye nimero ye umubaze kujakanyura nahe vuga gake yatagira twumva yarakumbuye kujakanyura nahe nika ntago njya nongorirana yarakumbuye kujakanyura waguha nimero ye se oya ahubwo wambwiye sheri ese wagiye nkagwa nimero ye akomana yanjye izina sheri ubundi wajyaga kurivuga ugatitira wagiraga ubwo bwo kubwira umuntu sheri none usigaye uhura n'ikijumba akakibwira sheri ikiyoni cyaguruka ngo sheri kuki sheri mwayitesheje agaciro kandi imbere yari uruhama ariko wibyagereza umutima uruhama tugiye gutanga nimero abantu bagukunze utaza kurakarira muri ibi bintu nta mukobwa tanga nimero wakintu we wa mugani data ndabakunda nagaru kubabwira nabi gusa ibintu bibaho kugira ngo bitwigishe mu buzima kandi ikindi ntabwo umuntu nakubwira ngo ese nugenda asaka kwiyica data ako nagaciyemo gusa uwo mbabaje akabina bifata nabi bisoye gusa nawe musembabazi hari abagabo birwa bagenda babunza imitsi n'abasore barasaza aho bageze baryama bagira ngo babuze aho baryama umva so abantu bashaka kugukinisha muri filime bakwishyura gatubutse abifuza kugushyira muri video yago wenda mu kurangira n'inshuti yanjye ndamukugezaho bakubite nimero ya ni 078 078 62 62 79 79 4 80 480 078 62 79 480 iyo niyo nimero yanjye umuntu wakwikundira uramubwira ikiri iba no kuri WhatsApp no kuri mobile money handitseho ndi uranshaka iki uzohereza uzagira akantu yohereza we nuzabibona none se wamubwiye kugira ngo niyohereza sewe ntazaba bireba oya tuvuge nimero ishobora kuba yanditseho undi muntu runaka yakohereza akabona ntago wanditseho bera rata wowe uzamamagare umbaze nise wavuze amazina ari kuri mobile money azamamagara mbaze ndabanyamakuru mwabaye muti sima mumva ko nibiti mwabikura imizi nukuri je nishimiye kuganira nawe kabisa ikindi ndagira ngo abantu mwakuri iki kiganiro nongene mbabwire ko iyi ni imyidagaduro ntagire umuntu bifata nabi ikindi turabwira abakobwa bari bakuri iki kiganiro ndetse n'abasore mukomeze mwitwararike impamvu nabazaga uyu mukobwa namubazaga ngira ngo numve koko imitega abakobwa bakunda kugwamo uyu nguyu we yayigwamo ariko mwumvise ko ari umukobwa witwara neza ni umukobwa wiyubashye rero bakobwa beza mwari mukuri iki kiganiro mujye mwitwara nk'uyu mukobwa nanjye impamvu namubazaga kuri asuko ndi umuntu w'umushurashuzi oya ngende n'umukristo nukugira ngo twumve uburyo yitwara iyo nsanga yitwara nabi nari kumugarura ariko mwitware nk'uyu mukobwa kandi ntimuze kunkeka nanjye amababa ndi umuntu witonda ndi umuntu ugwa neza cyane so twagushimiye rero wakoze kuza yego mwakoze namwe kunyakira kandi nabishimiye nabakunze nzagaruka uzagaruka nagari mwebwe mbwiye ngiye abakunzi banjye nanjye nkunda ariko nanjye ndimo nanjye ndagukunda kandi ikindi twishimiye yuko mwatwuguriye amarembo hano ni mu rugo ni televiziyo rero ndagira ngo mbwire abantu ko ni televiziyo twafunguye yo gukoraho ibiganiro gusa murabizi ko nari mfite iyindi yitwa Akarabo k'Imana TV ariko iyi ngiyi nayo nanjye ndi umwe mu bantu bazajya bayigaragaraho cyane mpostinga abantu mu biganiro so nibwo tugitangira mwihangane dusoma ibintu bizagenda neza buhoro tu muzajya mugenda mubona ibintu bigenda birushaho kuba byiza cyane urumva gutangira
ntabwo umuntu aba ameze nk'uwagezeyo. So ntabwo televiziyo igitangira uyikoraho nka televiziyo imajije kugera ku rwego runini cyane. So buhoro buhoro buhoro, kandi televiziyo ugira ngo izamuke, ndagira ngo mbwire n'abandi bantu wenda bankurikiye bakunda gutanga commentaire ku bintu nkora. Televiziyo yigitangira bisaba kugira ngo itangirane imbaraga zirenze ukwemera. Hari ibiganiro bya televiziyo igitangira n'ibiganiro bya televiziyo yafatishije. So iracyatangira, niyo mpamvu turimo turakora ibiganiro by'imbatura abagabo. So rero muze kujya mutwihanganira ku bibazo tubaza. Yes, ndumva ntago tuzarengera. Murakoze cyane, mwakoze kudukurikira. Kora subscribe, comment, like na share. Ciao.